icyubahiro kiboneye uzagikura aho wanyuze, kandi aho wanyuze niho hazaguha ibyo ukeneye gusa bitewe n'amagambo, imyitwarire n'umubare w'intambwe wateye mu nzira wanyuzemo. Hari igihe icyubahiro cyawe kizayoyoka. Umuhanga mu kuvuga ntavugira mu nzira, kandi umugenzi wa nyawe ntatera intambwe nyinshi cyangwa ngo yirukanke mu gihe hari ashaka kugera. Intsinzi ya nyayo isaba kwihangana, kandi kwihangana nirwo rufunguzo rukugeza imbere mu cyumba ushaka kugeramo. Si byiza kujya mu kintu utabishyizemo umutima wawe wose. Madamu Ange Kagame niwe wavuze aya magambo. Umugore umwe rukumbi uturuka mu gihugu cy'u Rwanda wasangiye na perezida wa Amerika muri White House bicaranye ku meza amwe. Bose bahuriraga mu isura rimwe bakuramo za ndozi. Umugore ufite impamyabushobozi mu isomo rya International Affairs cyangwa se mu ibazwa ry'ibibazo. Reka no gutinda kukubwira ko yari Senate Vigente Che. Inari kundi ibitekerezo by'abagore. Ange Kagame aza ku rutonde cyangwa se ku ruhembe rwo hejuru mu bagore bubashywe hano mu Rwanda. Iyi niyo mpamvu ufashe kimwe mu cyumba muri iki kiganiro Umugore mu Mateka kuri Zene TV. Ikiganiro gicamo abagore b'ibyamamare b'indashyikirwa bakoze ibintu bihambaye hano muri iyi si dutuyemo. Uri umunyamahirwe wowe wahisemo Zene TV, kandi ntabwo uhejwe mu muryango mugari wa Zene Business Group. Wifuza kwamamaza ibikorwa byawe, wifuza igitabo cyiza watura umuntu ukunda, wifuza ababyinnyi, abasizi cyangwa abadocumentariste babigize umwuga bagutaramira mu bukwe bwawe cyangwa ibindi birori byawe, wifuza serivisi zijyana no kurikodinga cyangwa se video maker, wifuza kuduha ibindi bitekerezo byose, ni muri comment. Ntibagirwe subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubasha kubana muri iki kiganiro Umugore mu Mateka. Ikiganiro Umugore mu Mateka gice ku muyoboro wa YouTube Zene TV. Hamwe n'inari kundi ibitekerezo by'abagore nicaye, ndizera ko maze kuguha ikaze, gusa nizeye ko utibagiwe subscribe. Ange aratoranya cyane, yaba mu guhitamo inshuti no mu guhitamo umukunzi. Akunda amahoro no kubana n'abandi byumvikane. Yirinda amakimbirane n'ikintu icyo ari cyo cyose cyamukomeretsa mu buryo bw'amarangamutima. Azi kwiha intego mu buzima. Akunda ibintu bikozwe neza cyane, kandi aragoye kuko ntapfa kunyurwa mu buryo bworoshye. Yita ku nshingano ze kandi agira amarangamutima menshi, nubwo adapfa kuyagaragaza inyuma, ndetse ntakunda kuvuga ikibazo yaba afite. Ni umunyamakuri kandi akunda abantu, agakunda no kugirira abantu inama. Yihagararaho kandi imyanzuro ye ni ikuka, kuko kuri we ntaba yumva uburyo undi muntu yamuvuguruza ku cyemezo yafashe yabitekerezeho. Ahorana ibitekerezo bishya, agwa neza, agira urukundo rwinshi kandi akunda gutega amatwi abantu akunda. Mu bwana bwe Ange aba atuje, nta marere agira, akunda ibikinisho, ntiyizera cyane ku buryo ashobora no kwihisha abantu, ku buryo aba akeneye ko ababyeyi bamutoza kwizera. Ange akunda umukunzi umwitaho cyane. Ni umunyamahane kandi ararakara vuba iyo hari ikintu gihungabanyije amarangamutima ye. Akunda umuryango we n'inshuti ze cyane. Abaha igihe gihagije, gusa aba ashaka ko uko abagenzereza nabo bamwishyura imirimo aba yumva yakora, ijyanye no kumva abantu no kubagira inama, kwigisha ubugeni, ubuvanganzo n'imideli. Uyu ni Ange. Noneho reka twongereho Kagame. Arahita aba wa mugore wo mu mateka yacu turi kuganiraho hano mu kiganiro Umugore mu Mateka. Ange Kagame ni umwana wa kabiri, akaba n'umukobwa w'ikinege wa Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Yagize uruhare mu mpamvu zirimo kongerera ubushobozi abagore, uburezi no guca ubukene, ndetse n'ubukangurambaga bukingira imbaga. Yashakanye na Bertrand Ngengoma, bakaba barabyaranye umwana w'umukobwa. Abana babiri b'abakobwa nibo bamaze kubyara. Ange Kagame akaba afite inshingano zo kuba umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe ingamba na politike za leta mu biro bikuru bya perezida w'igihugu. Muri 2014 Ange Kagame yaherekeje se muri White House gusangira na Perezida Barack Obama. Iri funguro ryari mu nama y'iminsi 3 y'abayobozi ba Amerika, Afurika y'abayobozi bateranye muri Kanama uwo mwaka, aho abayobozi b'ibihugu byinshi bya Afurika bahuriye kugira ngo baganire ku bucuruzi, ishoramari n'umutekano by'umugabane. Ange Kagame ni umwana wa kabiri mukuru
ufite abandi bavandimwe batatu, Ivan Cyomoro, Ian Kagame na Brian Kagame. Ni umufana wa basketball n'umupira w'amaguru. Akurikira Boston Celtics na Arsenal. Kuri uyu wa gatandatu Nyakanga 2019 mu kigo cyitwa Inter Conference Center i Kigali, Ange yashakanye na Brittany Ndengengoma. Ange Kagame yagizwe umuyobozi wungirije mu kanama gashinzwe igenamigambi n'ingamba mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Village Urugwiro, kuko biri mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba wa kabiri tariki ya 1 Kanama mu mwaka wa 2023. Kuva muri 2019 yakoraga muri ako kanama ko mu biro bya Perezida nk'umusesenguzi mukuru w'ingamba. Iki ni ikiganiro Umugore mu mateka. Nitwa Jay, iyi ni Zen TV. Mwibutsa gukora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Ese urifuza ko ari uwuhe mugore wundi twazakuzanira muri iki kiganiro? Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Peace out.